uyu munota ndabizi yuko abantu benshi uko byaba bimeze kose ntihabuzemo abahangayitse bibaza iby'iminsi iri imbere uko bazabaho ndetse bibaza ibibahangayikishije uburyo bizakemuka. Muri make bahangayitse, bafite ibibazo runaka bahangayikiyemo bifuza ko Imana yabijyamo. Ndetse nanone muri aka kanya ndabizi neza hari n'abandi bantu bumva banezerewe mu mutima bitewe n'uko hari ibyo Imana ikoze cyangwa se hari ibyo bitunguranye kuri bo, hari ibibaye bitunguranye kuri bo. Ibi ngibi ni ibintu umuntu wese ubundi akwiye kumenya yuko bigomba kuba mu buzima. Rero kuri uyu munota ikintu tugiye kureba ese Imana ni iki ku muntu, Imana ni iki kuri wowe, ndetse wowe se muntu wowe uri iki ku Mana, kandi nanone Satani ni iki ku Mana ndetse ni iki no ku muntu. Iki ni ikibazo abantu benshi bibaza gusa nanone badafitiye igisubizo. Niba utanakibazaga utangira ukibaze, ariko nanone utagenda udasobanukiwe. Ibi ni ibintu ugomba kumenya mu buzima bwawe kugira ngo no mu bikorwa ukora ubikore witonze, kubera yuko uzaba wasobanukiwe icyo uri cyo ku Mana, kandi nanone uzaba wasobanukiwe icyo uri cyo ku muntu, kubera icyo uri cyo kuri Satani, kubera ko Satani afite icyari kuri wowe ndetse n'Imana ifite icyo iri cyo kuri wowe, kandi nawe ufite icyo uri cyo kuri Satani ndetse ufite akamaro gakomeye kuri Satani, ndetse ufite umwanya uhambaye kuri Satani, ndetse ufite n'akandi kamaro gakomeye cyane ku Mana. Rero niba utibazaga iki kintu ngo wibaze se njyewe muntu ndi iki ku Mana, ndi iki kuri Satani, Satani ni iki kuri njye, Satani ni iki ku Mana, Imana ni iki kuri njye, kandi Imana ni iki kuri Satani. Kuri uyu munota ngiye kugusobanurira, ugende ubisobanukiwe 100%, usobanukirwe icyo uri cyo ku Mana, kandi usobanukirwe n'icyo uri cyo kuri Satani, ndetse usobanukirwe n'icyo Imana ari cyo kuri wowe, ndetse usobanukirwe n'icyo Satani ari we kuri wowe ndetse no ku Mana. Ndabashimiye mwese mwakoze subscribe. Njye wumvaga ni Mr Alex. Reka dukomeze. Mbere ko dukomeza mbasobanurira, ndagira ngo mbamenyeshe yuko umuntu wakoze subscribe uri kwagura umuryango mugari wa Lava TV show, ndetse Imana niguha umugisha, kubera yuko ibikorwa byose uri kugenda ukora Imana nawe ikongerere ndetse ibikube inshuro 100. Ndetse ikindi nifuzaga kubabwira, ndashaka kubabwira yuko uyu muryango wa Lava TV show ni YouTube channel yanyu, ibafasha gusobanura cyangwa se kubasobanurira bimwe mu bintu mutatekerezaga cyangwa mutashakaga no kumenya, ariko byari by'agaciro, ari byo ndi kugenda mbazanira umunsi kundi. Wowe utarakora subscribe rero mushyashya, mwibutsa gukora subscribe ugafungura n'akazogera. Reka dukomeze. Ese Imana ni iki ku muntu, Satani ni iki ku muntu, kandi umuntu ni iki kuri Satani, kandi umuntu ni iki ku Mana, ndetse Satani ni iki ku Mana kandi akaba ni iki ku muntu. Rero iki ni cyo kintu cyo kubasobanurira. Ye ni Mr Alex. Okay, Imana ni iki ku muntu? Reka dutangire aho ngaho, dutangiye kuri iki. Ese Imana ni iki ku muntu? Ariko mbere ko dutangira ku Imana ni iki ku muntu, reka duhere kuri umuntu ni iki ku Mana. Mbere na mbere reka duhere ku muntu, tubaze dusobanukirwe umuntu icyo ari cyo ku Mana, kugira ngo nawe ushaka kwita skippinga video ugenda ubanza usobanukiwe ibi bintu byose uko ari ingenzi, uko ari bitatu, ugenda ubisobanukiwe 100%. Umuntu ni iki ku Mana? Okay, umuntu ni iki ku Mana? Umuntu ni ibyishimo by'Imana. Ubundi ni ikintu kibigaragaza, namwe murabibona yuko umuntu ari ibyishimo by'Imana, kuko iyo umuntu aza kuba atari ibyishimo by'Imana cyangwa atari umunezero w'Imana, ntituba tukiriho, kubera ko Imana yarimbuye isi kera irongera irimbura, ariko ku bw'urukundo cyangwa se ku buryo kubera ko yishimira umuntu iramurekura, cyangwa se irongera ituma ikiremwa buntu cyongera kubaho. Ibyo ni ibintu bisanzwe no mu mateka bibaho. Ikindi gituma tuba ibyishimo by'Imana, buriya gituma tuba ibyishimo by'Imana ko abantu batari kubisobanukirwa neza kandi basobanura neza, n'Imana ikurebye gutyo gusa urumya byanda byumva, urakiranutse yego ndabyumva. Iyi Imana ikurebye ikakurebesha amaso yayo yose, ikakureba gusa byonyine, niba yumva yishimye inyuzwe no kukureba, muri make yakugize nk'umutako wayo uyishimisha. Ariko ikibazo abantu benshi ntibumvira Imana, kandi se ntibagenda no mu murongo Imana yabashyizemo. Hari n'abahakana yuko Imana ibaho, kandi Imana ibakunda kandi bishimira. Ibyo ntibikuraho ko Imana ikwishimira, irakomeza igagukunda, kubera ko n'ubundi bisanzwe gukunda Imana n'igihagarika gukunda umuntu. Ihora imukunda, yayihemukira, yayikorera nabi, Imana ibikunda umuntu. Ariko ni ibintu bisanzwe. Nanone urugero,
no mu buzima busanzwe iyo ukundana n'umuntu cyangwa se ufite umukobwa runaka ushobora kuba ukunda nawe ukamwereka ko utamukunda ariko nanone mu mutima wawe ugira ibimenyetso bikeya umwereka ko umukunda. Imana ndabizi neza 100% yuko kuri twese cyangwa se ku muntu wese uri gukurikirana ikiganiro, ndabizi 100% yuko utajya ubura kubwira Imana yuko uyikunda cyangwa se utajya ubura umunsi cyangwa igihe runaka niyo byaba umunota umwe uvuga uti Imana mfashe iki, ko uvuze ngo Imana mfashe iki bigaragaza yuko ukibuka Imana. Rero ibyo ngibyo nabyo birayishimisha kubona yuko umwana w'umuntu cyangwa se umuntu akitekereza, Imana birayishimisha. Rero kubera yuko Imana igukunda kandi uri ibyishimo byayo kukureba byonyine biyishimisha, Imana bituma nyine natwe iyo tuyisabye ikintu runaka iradushyigikira, iradufasha, iraturwanirira. Rimwe na rimwe hari n'ibyo bintu irwanya byaduhemukira ku buzima bwacu twe tutabona cyangwa se tudatekereza ko bishobora kutubaho, ariko ikaturwanirira cyangwa se igagira inzira icamo ikaturwanirira. Ikintu nshaka kuvuga yuko Imana ari agaciro kuri wowe kandi ari umugisha ukomeye ndetse ari umumaro ukomeye ku buzima bwawe. Niba wafataga nk'Imana nk'ikintu kiri aho, ugafata nk'Imana nk'umuntu, ugafata nk'Imana nk'umwuka uri aho, ugafata nk'Imana ukuntu runaka ntazi, utangira iha agaciro kubera ko iragukunda kandi uri ibyishimo byayo. Kubikureba ikakureba mu maso cyangwa se ikakureba ibyo wikorera amakosa, ukora ibyiza ufasha abandi, ibyo byose birayishimisha. Wakoraga ibyo bintu ukagira ikintu runaka ukora imbere y'Imana ukaba wavuga uti Imana ndagushimiye, icyo cyonyine nacyo gishimisha Imana, cyo kigaragaza yuko ukibuka yuko Imana iriho kandi kigukunda. Ndetse iki ni ikintu cyiza kigaragaza yuko uri ibyishimo by'Imana. Umenye ko guhera kuri uyu munota uri ibyishimo by'Imana kandi utateganya na rimwe kureka kuba ibyishimo by'Imana, ndetse kuko ntabwo bizigera bibaho uko ukora amakosa, uko wigira umeze nk'umwana ku Mana. Rero Imana nayo ikunda abana, rero ni nayo mpamvu twita abana kuri yo, kubera ko Imana yaturuta n'ibisanzwe. Rero impamvu Imana itwita abana ni ukubera ko turayishimisha, turi ibyishimo byayo. Umwana yakoze amakosa akongera agakora amakosa, ejo akongera agakora andi, mama arahababara akamuhana, nk'uko nyine natwe Imana igenda ibigenza rimwe na rimwe, igenda icishamo ikaduhana bitewe n'amakosa dukora umunsi ku wundi, bitewe n'ibikorwa runaka tugenda dukora umunsi ku wundi. Imana igenda icishamo ikaduhana. Ariko nanone ntahaga ibyo ngibyo bivuze yuko Imana itadukunda. Imana icyaha uwikunda ni ibintu bisanzwe, kuko n'umubyeyi acyaha umwana wakunda, kuko uyu mwana utamukunda uramureka akikora ibyo ashaka ukanamwihorera. Muri make ibyo akora byose bikamureba, utabyitayeho nabo rero umuhaye naki, uwo mwana si umukunda. Rero Imana impamvu idukunda turi ibyishimo byayo, iraduhana, iradufasha, itwitaho, nubwo wenda twebwe bamwe na bamwe tutamenya yuko Imana hari ibyo badukuriyeho gusa iba yabikuyeho. Rero icyo ni ikintu kigaragaza yuko Imana yadukunda kandi twitayeho. Abantu rero batabyizeraga, batanabyumvaga yuko Imana ari ibyishimo turi ibyishimo kuri yo, Imana turebe ikishima gusa, utangira umenye yuko Imana ari ibyishimo kuri twebwe, turi ibyishimo by'Imana. Imana tureba ikishima. Ndetse reka dukomeze. Ese Satani ni iki ku Mana noneho? Aricyo kintu tugiye gusobanukirwa kindi, tudundi tumenya ngo Imana ni iki ku muntu kandi Satani ni iki ku muntu. Reka dukomeze. Ese Satani ni iki ku Mana? Reka dukomeze. Satani ni umwanzi w'Imana. Kubera iki se ari umwanzi w'Imana? Kubera iki Satani ari umwanzi w'Imana kandi abayeho mu buzima nawe busa nkaho abashaka gukurura abantu ngo bajye mu nguni ye, nyine bajye mu kazi ke cyangwa se bajye mu itsinda rya Sekibi bashaka yuko nyine twe tujya mu itsinda rye. Niyo mpamvu Satani ari umwanzi w'Imana kandi abashaka ko abantu nawe bamujoyininga bakajya mu itsinda rye. Ese niyo mpamvu? Reka nawe nkigusobanurire. Ni ukubera yuko Satani igituma abashaka yuko abantu bajya mu itsinda rye cyangwa se bajya mu gakundi ke, ni ukubera yuko ntagakunda abantu nta nubwo abishimira. Muri make ni umwanzi w'Imana. Ni umwanzi w'Imana kubera ko iyo wanga ibyishimo by'Imana, nabasobanura yuko umuntu ari ibyishimo by'Imana. Rero iyo wanga ibyishimo by'Imana nta hantu na hamwe waba umukunzi w'Imana cyangwa se inshuti y'Imana. Reka naho rero Satani ni umwanzi w'Imana kubera ko iteka ryose abashaka ibitugusha, bidukura hafi y'Imana, bituma tutegerana n'Imana, akadutega imitego. Amasosho media yabaye menshi, rero yoreza imitego mu masosho media kugira ngo turangaze, twibagize no gusenga, twibagize n'ibintu runaka tugomba gukora imbere y'Imana, atwibagize gutekereza Imana. Muri make atwibagize ikintu runaka twakabaye dukora tutari gukora.
rero Satani abayo mu buzima bwo kugira ngo ababaze mbese ibyishimo by'Imana ari byo twebwe ibyishimo by'Imana nabibasobanurire. Rero ubwo bivuze yuko Satani abarwanya ibyishimo by'Imana ashaka yuko bibabara ubundi bigatuka Imana, bikabwira Imana nabi, uko tubwira Imana nabi tubwira Imana waraduhemukiye, wadukoreye ibi n'ibi, nunamfasha, nunangiye ute, numpa amafaranga nk'abandi, ngiye nakoze iki, kandi wenda Imana igira kugucisha muri icyo kibazo kugira ngo uzabashe kuyaguha uyishimire. Imana rigiye yemera yuko ibyishimo byayo bihura n'ibibazo ari byo twebwe, kugira ngo duhure n'ibibazo, kugira ngo nanone nitubona ubuzima bwiza tubashe kumenya uko tubwitwaramo bitewe n'uko twabonye uwo mugisha w'Imana, cyangwa se twabonye umugisha w'Imana tumenye uko tuwitwaramo, cyangwa se uko dufasha abakene bitewe n'uko umugisha n'Imana. Rero Imana, Satani ni umwanzi w'Imana, kubera yuko igituma Satani aba umwanzi w'Imana ni ukubera yuko iteka ryose abaharanira kubabaza ibyishimo by'Imana. Satani aba ashaka kubabaza ibyishimo by'Imana, aba ashaka kuduhemukira, aba ashaka kuduhuza n'ibibazo, aba ashaka kuduhura n'inzara, aba ashaka kuduhuza n'intambara, aba ashaka kuduhuza n'ibyaha, aba ashaka kuduhuza ikintu cyose cyadutandukanya n'Imana, aba ashaka kuduhura nacyo, akaba aricyo tuba turi kumwe nacyo cyangwa dutandukana nacyo, aba aricyo ashaka ko twegerana cyane, aba ashaka ko tukiba hafi ikintu kidutandukanye n'Imana, kubera ko yamenye yuko turi ibyishimo by'Imana. N'icyatumye muri bimwe byatumye Satani ava mu ijuru akajya ikuzimu, ni ukubera yuko atabashije kumvira Imana ngo yakire ko turi ibyishimo byayo, ngo yakire yuko Imana idukunda kumurusha, ahubwo we yashatse ko Imana ikomeza kumukunda kuturusha. Nibyo rero byatumye Imana, nibyo byamuteye ishyari. Rero noneho bimaze kumutera ishyari, atangiye kurema udutsinda n'udushyi. Imana rero ibiremye inzira. Ibyo nabyo nzabibasobanura mu kindi kiganiro, ubundi mbasobanurire 100%. Reka dukomeze no dusobanukirwe se umuntu ni iki kuri Satani. Satani afata umuntu ni iki muri make kuri Satani. Rero umuntu ni umwanzi wa Satani. Kubera iki ari umwanzi wa Satani? Iki kintu ushobora kukibazaho. Kandi Imana ifite umwanzi umwe, Satani. None Satani nawe afite umwanzi umwe. Satani afite umwanzi umwe, ariko Satani ajya n'abanzi benshi. Umuntu ndetse ndabasobanura n'abandi. Satani afite umwanzi umwe, ari we twebwe abantu, kandi Imana nayo ikagira umwanzi umwe, ari we Satani. Ndetse no kubera iki ibi bintu binyuranyemo, nyine umuntu ari we mwanzi wa Satani kandi Imana ariyo yakabaye iba umwanzi wa Satani. Gituma noneho wa Satani abo umwanzi, cyangwa se umuntu aba umwanzi wa Satani, kandi Imana tukaba ibyishimo by'Imana, ariko Satani we tukamuberaho umwanzi. Niye mpamvu buriya ntibazakubeshye ngo nukorera Satani ngo ukagera ikuzimu, ngo cyangwa wapfuye kwa kundi upfa ukajya ikuzimu, ngo uzagera ngo ikuzimu ngo ubone umugisha wa Satani, ngo Satani agushyigikire, ngo agufate neza kurusha ngo babandi batamukoreye bakoreye Imana. No, Satani nta muntu n'umwe azigera afata neza mu buzima bwe bwose kugeza burangiye. Satani abayo mu buzima bwo kubabaza abantu, kubera ko ari ibyishimo by'Imana. Niba wari uzi ko uri umunyabyaha, niba unazi ko uri n'umunyabyaha ukora ibyaha byinshi, umenye ko uri ibyishimo by'Imana. Nugere kuzimu azaguhemukira, azongera akaguhemukira ndetse bidasanzwe. Satani azaguhemukira kubera ko Imana uko waba uri umunyabyaha kose, uhindukiye ukayegera, yakubabara ukaba ibyishimo byayo. Rero umuntu n'ibyishimo by'Imana, uko waba akoze ibyaha, uko waba nk'uko umwana akora ibyaha kuri mama we akamutuka, umwana agaserereza mama we, cyangwa se umwana agasuzugura nyina, ariko ntibikura yuko umubyeyi akunda umwana we nubwo aba amukorera amakosa. Rero nawe niba ukora amakosa, umenye ko Imana n'ubundi cyagukunda kubera ko uri ibyishimo byayo. Uko ukora amakosa ahubwo mu buzima busanzwe, nk'uko umwana ashobora gukora amakosa, ntabwo byakora yuko umubyeyi akomeza gukunda umwana cyangwa se akomeza kumwishimira. Nibibaho kubera ko niyo umwana agize ikibazo, abamo wa mbere bamufasha cyangwa se bagira ikintu runaka bamufasha. Rero ndagira ngo ubwire yuko niba nawe uri umunyabyaha cyangwa ukora ibyaha runaka, wemera yuko nawe uri umunyabyaha utarahindukira ngo ukorere Imana, tangira umenye yuko uko udahindukira ariko uri kwidindiza, kubera yuko wahindukira ukegera Imana, ubundi nayo ikagira ikigufasha. Kubera yuko Satani arashaka yuko wibwira yuko ari uri kumukorera, azaguha umugisha, uri muri Reminanti, uri muri no mu bindi bitandukanye, uri kwibwira yuko wenda azaguha umugisha kubera ko wamukoreye. No, ntago azigera umugisha yawe n'aka gato, never. Ntago azigera na rimwe aguhereza umugisha kubera ko wamukore, ko Satani nta mugisha agira, agira imivumo, agira ibyago, agira ibyaha. Muri make ikintu cye we ashyize imbere cyangwa se aranganyije imbere
ni ukujya hemukire ikiremwa muntu cyose uko kimeze naho kiva kikagera. Rero niba uzi yuko nawe uri mu bantu cyangwa se mu bantu bakorera Satani, tangira umenye ubwenge uve mu bikorwa bye, uhindukire ukorera Imana, kubera ko Imana n'ibyishimo byawe izagufasha kubivamo ibyo ngibyo urimo, ndetse izagufasha iguhe n'ibyo ukeneye, kubera ko uri ibyishimo by'Imana. Imana ikurebye irakwishimira, ibyaha waba uri gukora byose irakwishimira, ariko iyo udavuye muri ibyo ngibyo urimo ngo uyikorere ngo uzabone ijuru, uzajye mu ijuru, birangira ugiye ikuzimu. Kubikwishimira ntabwo bivuze yuko bizakuraho yuko uzajya kuzimu, ntabwo bishoboka. Ahubwo wowe niwe uzahindukira ugasanga Imana igukunda, ikwishimira, ikubona nk'ibyishimo byayo. Nubwo ukora ibyaha umeze nk'umwana ukiri mutoya, ukora ibyaha nk'uko umubyeyi yihanganira umwana, nayo Imana yakwihanganira ukaza ukayikorera, mugakorana, ikaguha umugisha udaturutse kuzimu cyangwa udaturutse kuri Satani. Rero ndabamenyesha yuko umuntu ahava akagera wese, waba umukorera Satani waba utamukorera, umenye yuko uri umwanzi wa Satani. Uri umwanzi wa Satani, kuko ijambo rimwe ryonyine wavuga ukavuga ngo Satani ndakwirukanye. Iryo jambo ryonyine rirahagije, kuko Satani wamwirukanye ndetse cyane, kubera ko wowe uri ibyishimo by'Imana, kandi Imana yumvisha ibyishimo byayo bishaka kuyegera, irabishyigikira, ibitera motivation, ibihereza izindi mbaraga kugira ngo ibyo byishimo by'Imana bibashe gutegeka, bitegetse ibyishimo by'Imana bijye ku murongo kandi bibi. Yego, rero iki ni igisobanuro yuko uri umwanzi wa Satani 100%. Ese noneho umuntu ni Imana ni iki ku muntu? Reka noneho dutangiye tumenye ngo Imana ni iki ku muntu, tujye tumenya ngo noneho tudusobanukirwa ngo Imana ni iki kuri Satani. Icyo nicyo tuzatureba, ariko tumenye ngo Imana ni iki ku muntu. Ese Imana ni iki ku muntu? Imana ntabwo turagenda ngo tugeranye n'ibintu byose tumaze kuvuga yuko twashakashatse ngo tuvuge yuko ibi ngibi ariko bimeze. Ubu n'ubushakashatsi umuntu aba yarakoze akavuga reka dushaka ubushakashatsi, cyangwa se tugire ibintu dushakashaka tumenye uko twabisobanura, abantu nabo basobanukirwe kugira ngo bicare babizi umunota ku wundi. Imana ntabwo turi buyifate ngo tuyigereranye ngo Imana ngo ni ibyishimo ku muntu, ngo Imana ngo ni umwanzi ku muntu, cyangwa se ngo Imana ni iki ku muntu. Ntabwo ibyo bintu turi bubivugeho. Ibyo ngibyo byo icyo tugiye kuvugaho ni ijambo rimwe ryonyine risobanura Imana muri byose, kuko tugiye kuvuga Imana icyo ari cyo, ariko turayivuga mu ijambo rimwe. Ntabwo turi bujye kuvuga mu bintu byinshi icyo tugereranyamo Imana, kuko Imana nawe aho wicaye 100% ndabizi yuko Imana ushobora kuba uyizi, ndetse uyizi ku ruhande rwa buri wese azi Imana mu buryo bwe. Hari uburyo umuntu aba azi ko Imana yamutabayemo, hari uburyo umuntu aba azi ko Imana yamugiriye neza, hari uburyo umuntu aba azi ko Imana hari inzira yaciye kuri we, ndetse akagira uburyo asobanukirwamo Imana. Rero Imana ni iki ku muntu? Imana ni iki ku muntu? Noneho Imana rero ntabwo turi bijyanye n'ibyo byose. Imana ni ibintu byose. Imana ni ibintu byose bibaho ku isi. Muri make ibyiza byose uzi ku buzima bwawe ni byose byawe. Icyo cyo utangiye ukishyire mu mutwe, ugisetinge. Niba utari ugifite mu mutwe utangiye ugisetinge. Imana ni byose byawe, ndetse ni ibyishimo byawe, ni umukunzi wawe, ni umugiraneza wawe, ni imbaraga zawe, ni gushoboza, ni kurinda, ni uburinzi bwawe, ni urukundo rwawe, ni amahoro yawe, ni umugisha. Imana muri make ni byinshi ku buzima bwa buri umwe bitewe n'uko amuzi n'uko ayizi. Ariko rero mbabwiye ikintu kimwe nshaka kubabwira yuko niba utegeranaga n'Imana, cyangwa se utageraga umwanya ngo wegere Imana, tangira guhera uyu munota wegere Imana, kandi uyisenge mu isengesho rito, ariko uyisenge, kuko Imana uko wasenga kose, isengesho ryose warishyizeho umutima ukaryubaha ndetse ukariha agaciro, Imana iriha agaciro nayo. Rero Imana ni byose ku muntu wese uba muri iyi si. Imana ni byose ku muntu, kuko Imana ni umubyeyi, kandi umubyeyi araguhana, akaguha ibyo ashaka, akaguha amafaranga, akaguha icyo ukeneye mu byo wifuza byose arabiguha. Rero Imana ni byose, kubera ko icyo uyishatseho cyose urakibona. Waba uyishakaho amahoro urayabona, waba uyishakaho ibyishimo urabibona, waba uyishakaho nanone ibihano bitewe n'uko utari kuyumvira iraguhana. Imana muri Bibiliya iravuga ngo, cyangwa se yohereje ijambo ryayo muri Bibiliya niho byanditse, biravuga ngo aho kugira ngo nkubure murambivuga, aho kugira ngo nkubure naguhombya. Imana
kugira ngo ivuge iryo jambo yabivuze kubera ko ikunda umuntu cyane, iramukunda kandi umuntu n'ibyishimo by'Imana birumvikana ntabwo yabura kumukunda. Ubwo rero niba nawe mu buzima bwawe utarakira Imana cyangwa se utarayiha agaciro ngo uyakire, ngo uyizere, ngo uyihe agaciro cyangwa se ngo uyegere nyine yereke ko ari iy'umumaro kuri wowe, yuko Imana ari byose, ngo uyereke ko Imana ari byose kuri wowe, icyo kintu niba utaragikora utangire igihe agaciro. Shaka uburyo bwari bwose wacamo ariko uyereke ko Imana ari byose kuri wowe, kuko iyo yeretse ko Imana ari byose kuri wowe ni nk'ibisanzwe. Iyo ushimiye umuntu ukavuga ati ndagushimiye ko wamfashije ibi n'ibi, uba umuhaye izindi mbaraga zo kugira ngo ikindi gihe azongere agufashe, bitewe ko wamushimiye azabizirikana noneho ubundi yongere agufashe. Rero n'Imana iyo ubibwiye yuko ari byose byawe, uba uyeretse ko ubizi yuko koko ari byose byawe, ndetse Imana ishobora byose ku buzima bwawe, ishobora kugira ibyo ihindura ku buzima bwawe, ishobora kugira ibyo ikora ku buzima bwawe. Byananiranye, abaganga bananiwe, inshuti zananiwe, imiryango yananiwe, rero Imana kubera ko ari byose byawe urabiyibwira, nayo iyo imaze kubimenya iharanira kugira ngo igufashe muri byose byawe. Yego rero Imana ni byose ku muntu, uko byaba bimeze kose Imana ni byose ku muntu. Ndetse ese Satani ni iki ku Mana? Imana ni iki kuri Satani? Imana ni iki kuri Satani? Rero Imana ntago ari ikintu gikomeye kuri Satani. Icyo nzi cyo nuko Satani, Imana ni ibyishimo bya Satani. Ushobora kwibaza impamvu Imana ari ibyishimo bya Satani bikagucanga, ukavuga uti se ni gute Imana ibyishimo bya Satani kandi baba bahora bahanganye? Erega mbere na mbere umenye ko Imana ariyo yaremye Satani, ndetse umenye yuko kuba Satani akiriho ntagaruka Imana yananiwe kumukuraho burundu ngo ntazongere no kuvugwa mu bantu. Ntagaruka Imana byayinaniye, ahubwo Imana yahaye amahirwe Satani. Nzabisobanura mu kindi kiganiro, ndetse mbasobanurire aho Satani yavuye, ndetse n'icyatumye amanurwa mu ijuru akajya ikuzimu, n'icyabiteye, n'icyatumye muri makeya ahura na Eva. Ibyo byose nzabibasobanura, ndetse na Adamu, icyatumye ibyaha nk'ibyo ngibyo basobanura. Umunsi ku wundi nzagenda nshaka ubushakashatsi mbubagezeho, ndetse buturutse ku Mana nanone budaturutse mu bantu, kubera ko dufata iby'isi cyangwa se ibiri mu isi tukabihuza n'ibyo tukareba yuko ibintu nyine bijya ku murongo. Ubundi nkabasobanurira ibintu biri ku murongo. Noneho ikindi gihe nzabasobanurira aho Satani icyatumye ava ikuzimu, ndetse ngusobanurire icyatumye Satani ava mu ijuru akajya ikuzimu, ndetse basobanurire n'icyatumye Adamu na Eva bariye ku itunda n'icyabiteye. Inzira zose zabasobanurira neza 100%. Rero muri makeya Imana ni ibyishimo kuri Satani. Kubera iki Imana ari ibyishimo kuri Satani? Ushobora kwibaza iki kibazo bikagucanga. Ni ukubera yuko Imana yababariye Satani, ariko yashatse kubabara Satani, ariko Satani ntiyashaka kubabarirwa. Kubera icyo atashatse rero kuba, ibyo byose nibyo nzagenda mbasobanurira, ari nabyo byatumye Imana imuhana, ikamuhana bikomeye. Byose nzabibasobanurira mu kiganiro cya kabiri. Igituma rero Imana ari ibyishimo kuri Satani ni ukubera yuko Satani kuba akiriho akaba atarapfuye, cyangwa se Imana ikaba itaramwishe cyangwa ikaba itaramurimbuye burundu, ariko n'undi biteganywa yuko azarimburwa. Byo nabyo nzagenda mbibasobanurira, abari byinshi nzabasobanurira. Igituma akiriho afite imyaka agomba kubaho, ubundi Imana ikamurimbura. Ubundi Satani nabyo nzagenda bibasobanurira ko banyuremo gake. Ubundi Satani igituma akeneye ko abantu baba benshi ni ukugira ngo abashe kugira abantu benshi azarambika mu muriro, ubundi we ngabona uburyo ngahagarara hejuru y'abo bantu umuriro numugireho. Ibyo nabyo nzagenda bibasobanurira mu kiganiro kindi kizakurikiraho. Wibuke gukora subscribe ndetse ufungure n'akazogera. Noneho ari byo rero ndi kubasobanurira ngo Imana n'ibyishimo bya Satani. Kubera ko Satani igituma Imana ari ibyishimo kuri Satani ni ukubera ko Satani kuba kiriho abikesha Imana. Icyo nicyo gituma Satani ashima Imana, cyangwa se avuga yuko ko rego niyo waba uri umunyabyaha yusenze Imana irakumva. Niyo waba ugiye kwibuka vuta Imana ndagusabye umfashe undinde ntibamfate. Ibisambo byinshi murabizi yuko namwe mu bikora, cyangwa se niba uri kunyumvira igisambo nawe urabizi yuko urabikora, uravuga uti Imana umfashe ntibamfate gutyo nyine. Kuko kuri bishimo by'Imana rero nayo hari igushyigikira, ariko iyo ibonye yuko uzakomeza iyo ngeso hari igihe nanone iguhagarika ikahita gutuma ufatwa n'ibindi bitandukanye.
rero Imana n'ibyishimo kuri Satani kubera ko Satani akesha Imana kuba akiriho kuri uyu munota, abikesha Imana kandi kubera ko Imana ifite imbaraga kuba yarishe Satani, cyangwa se yakaba yarakuyeho Satani burundu ntazongeye kuduteza ibibazo nk'ibyo duteza. Ariko igituma nanone Satani akiriho, Imana yatumye Satani akiriho ni ukugira ngo nanone yigishe atumvira Imana. Satani buriya yigisha ibyo rero nzabibasobanura mu kindi kiganiro. Rero Imana n'ibyishimo kuri Satani, kubera ko Satani yituma Imana ari ibyishimo kuri we, ni ukubera yuko Imana kuba yaramwongera iminsi yo kubaho abikesha Imana. Ikindi ndetse hari n'ibindi byinshi Imana iba yarakoreye Satani ku ruhande rumwe, bituma Satani yumva ko Imana ari ibyishimo. Ubundi Satani azi agaciro ndetse n'umumaro w'Imana kuri we, kubera ko Imana ni Imana ihwa umuntu icyo ashaka cyose ari uko yayumviye. Rero Satani azi Imana kuturusha twese, niyo mpamvu we arayitereta n'igihe agenda akayiganiriza akabita se Mana wamfashije ibi n'ibi ngibi, nkagerageza umwana wawe kugira ngo arebe ko yakugusha mu byaha undi nawe ukazamusanga ikuzima, akakugereka kuri abo bandi uko nzabibasobanurira, akakugereka kuri abo bandi, akakugereka ku bantu mukaba igikundi cyinshi, ubundi akabahagarara hejuru, akaba ari mwebwe ngo umuriro utwika w'umugiriro ntumugereho. Ibyo rero nzabibasobanura mu kindi kiganiro n'ubibasobanura umurongo ku wundi. Ari nayo mpamvu murambibutsa kugira ngo mureba hasi mukore subscribe, mureba hasi mwibuke gukora subscribe ndetse mufungure n'akazugira kugira ngo igihe postinze ikiganiro mujye mu mbere bagomba kukireba. Njye wumvaga rero cyangwa se mwumvaga yari Mr Alex. See you around. Ku bundi busobanuro nzagenda mbasobanura umunsi ku wundi, nzagenda mbubasobanurira. Wibuke gukora subscribe, ufungure n'akazugira. Ciao ciao.